twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani duhamagaye ku neza ye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana ni muhumure, Imana iradukunda ije kuturuhura kuri uyu wa kane w'icyumweru cya 15 by'umweru bisanzwe tariki 17 Nyakanga 2025. Duce bugufi twakira ijambo ry'Imana. Isomo rya mu gitabo cy'imuka Misiri umutwe wa 3 umurongo 13 kugeza kwa 20. Imana yari yabwiye Musiti uzavana umuryango wanjye mu Misiri. Musabwira Imana ati ngaho rero ningende sanje abayisiraheli mbabwire ngo Imana y'abakurambere banyu yabantumyeho. Nibambaza ngo izina ryayo ni irihe nzabasubiza iki? Nuko Imana ibwira Musiti nduhoraho. Irongera iti uzabwira ucyo abayisiraheli uti uhoraho niwe ubantumyeho. Imana yongera kubwira Musa iti uzabwira abayisiraheli uti uhoraho Imana y'abakurambere banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Izaki, Imana ya Yakobo yabantumyeho. Ngirye izina ryanjye iteka ryose nguko bazajya banyita banyambaza kuva mu gisekuru kugera mu kindi. Genda rero ukoranye abakuru b'imiryango ya Isiraheli maze ubabwire uti uhoraho Imana y'abakurambere banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Izaki, Imana ya Yakobo yambonekeye maze arambwira ati niyemeje kubagoboka kandi nzi ibyo mugirirwa mu Misiri. Maze ndavuga nti nzabakura mu magorwa murimo mu Misiri majyane mu gihugu cy'Abakanahani n'Abaheti n'Abahemori n'Abaperezi n'Abahivi n'Abayebuzi, igihugu gitemba amata n'ubuki. Bazumva ijwi ryawe maze wowe n'abakuru b'imiryango ya Isiraheli musange umwami wa Misiri muzamubwire muti uhoraho Imana y'Abahebureyi yaratubonekeye. Ubu ngubu rero uturekure tujye mu rugendo rw'iminsi 3 mu butayu gutura ibitambo uhoraho Imana yacu. Nzi neza ko umwami wa Misiri atazareka mugenda keretse hagize ukuboko kw'ingufu kumucogoza. Nzarambura rero ukuboko kwanjye maze nyogoze Misiri mbakorera ibitangaza byinshi bibatera ubwoba. Nyuma yabyo Farao azabareka mugende. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 105. Uhoraho ahora yibuka ibyo yasezeranye. Nimushimire Uhoraho mwambaza izina rye, nimurate ibigwi bye mu yandi mahanga, nimwiyibutse ibikorwa bye bihebuje, ibitangaza yakoze n'amatangazo yivugiye. Ahora yibuka ibyo yasezeranye bidasubirwaho, ijambo yarahiye amasokuruza 1000 ryasezerano yagiranye na Aburahamu akarisubiramo Izaki mu ndahiro. Uhoraho aha umuryango we kororoka urusha amaboko abanzi bawo, abahindura umutima ngo bange umuryango we ngo bicisha amayeri abagaragu be. Atuma Musa umugaragu we na Aroni yari yaritoreye bombi berekana ibimenyetso mu Misiri n'ibitangaza by'Uhoraho mu gihugu cya Kamu. Uhoraho ahora yibuka ibyo yasezeranye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Matayo umutwe wa 11 murongo 28 kugeza kwa 30. Muri icyo gihe Yesu aravuga ati nimungare mwese barushye n'abaremerewe nge nzabaruhura. Nimwikorere umutwaro wanjye kandi mundebereho kuko ngira umutima ugwa neza kandi nkoroshya. Muzamererwa neza mu mitima yanyu. Koko rero umutwaro wanjye uroroshye nibyo mbakorera ntibiremereye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana nimugira amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi. Ufungure buri munsi. Ufungurira abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi usange Nyagasani. Buri munsi Nyagasani akugirire neza kuko icyo ashaka nuko kugira neza buri munsi. Amasomo cy'inzu yacu duteguriye araryoshye cyane. Ubwo tujye kuzirikana ku ngingo itabura mu buzima bwacu hato tutaza gupfa. Iyo ngingo iramutse ibuze twapfa. Yitwa ikiruhuko, le repos. Uraza kubaza uti ikiruhuko kuri yo niki? Uruhuka ute? Niki kikuruhura? Uruhukira kwande? Ukomeze ubyibazeho buri wese aze gutanga isubizo. Koko niki kikuruhura? Buri wese mu buzima buryo ngo agire imuruhura. Reka tubanze twazanye ibibazo buri wese uko ajya ruhuka. Kuri we ikiruhuko ni ikihe? Bamwe bati kuruhuka no gutembera, relax. Abandi bati kuruhuka no kurya neza. Abandi bati kuruhuka no kuryama ugasinzira.
amasaha bishoje ko 24 kuri 24 ubundi ukabura ruhutse. Ubwa kabiri abandi bati kuruhuka n'aba psychologue babivuga, abahanga mu bimenyi bw'umubiri w'umuntu bati kuruhuka no guhindura umurimo wakoraga. Niba wakoraga umurimo w'amaboko ukabakora w'amaguru, niba wakoraga urugendo ukabakora muri biro, utyo kuruhuka. Ariko abantu benshi nuko bajya baruhuka rimwe ngo buryo bwa mbere bwo kwirira, relax, gutembera, abandi buryo bwo kugerageza kuruhura mu mutwe bitewe n'imirimo wakoraga, changement d'activité vraiment. Ariko hari ubundi bwoko tujya twibagirwa, ikiruhuko kuri roho. Aho turuhukira koko, ubundi ibiruhuko biri ubwoko butatu. Hari ikiruhuko physique, ikiruhuko ku mubiri wose inyuma. Hari ikiruhuko psychique, ya psychologie twavuze haruguru, kuruhuka mu mutwe mental, le repos mental, ukumva ubwenge nyine buraruhutse. Ariko hari ikiruhuko kindi cya gatatu, le repos spirituel, ikiruhuko cya roho. Ni ukuruhuka n'Imana, ni ukuruhukira mu Mana. Akenshi dukunze kuruhuka ku mubiri by'inyuma physiquement, tukaruhuka mu mutwe bitewe n'ibyo twarimo dukora tukabihinduranya le repos psychique psychologique, ariko tukaza kwibagirwa ko roho yacu nayo ikeneye Imana. Kuruhukana n'Imana, kuruhukira muri Nyagasani. Mubyeyi wasanga ibyo biruhuko bibiri bya mbere ari umutwe, ari n'igihimba n'amaboko n'amaguru by'inyuma gusa, ndetse no mu bwenge ari by'uruhura gusa, ariko udashobora kuruhukira mu Mana, ariko udashobora gukandagira mu ngoro y'Imana ngo uruhuke. Amasomo y'uyu munsi ntadufasha kubona ikiruhuko gikwiye. Isomo rya mbere twakiriye ryo mu gitabo cy'imuka Misiri, turabona urugendo rw'Abayisiraheli barageze mu Misiri, ariko bakaba bari gukandamizwa, bararushye, bararemerewe, bari ku ngoyi y'ubucakara bwa Farawo n'Abanyamisiri, barabashikamiye. Niyo mpamvu rero tuza kumva Imana irumva ubushikami bw'Abayisiraheli, nuko ifata iya mbere yohereze Musa ati ndashaka ko ubohora umuryango wanyu mu Misiri. Kubohoka, kuva mu bucakara, niyo ikiruhuko gikwiye. Nibwo twumvise Uhoraho abahishurira izina rye. Ubwo Musa yari kubona nkaho nagera imbere y'abariya Bayisiraheli bataza kubyemera, ati koko ninde wagutumye ko agiye kuturuhura? Ninde koko ugiye guturuhura? Ninde? Nibwo Uhoraho amubwiye ati n'Uhoraho. Iyo jambo iyo barikoresha muri Bibiliya ryandikishijwe inyugute zibyibushye, inyugute nini cyane. Nyaboneka uze guhasoma iyo mu Misiri umutwe wa 3 umurongo wa 14, n'Uhoraho Imana. Ubu rero nta kindi Abayisiraheli bakomeje gutinya, kuko Uhoraho ubwe agiye kubaruhura, eternel. Akenshi nyine ni nabyo biganisha ku kiruhuko bita le repos éternel, no kuruhukana n'Imana. Imana iguhiruko ridashira, Imana iguhiruko rizahoraho hamwe n'Imana nyine. Nta handi tuzabona ikiruhuko usibye mu Mana, nta yindi Imana ihari usibye Imana Uhoraho. Niyo yonyine Imana ihari yishobora guturuhura, ikadukura mu bucakara bwa Misiri, ikadukura ku ngoyi y'icyaha, imizigo, ubushikamirwe. Uhoraho l'Eternel. Aho ngaho rero iyo uhageze niho nyirizina twaruhukira. Ibiruhuko byose bibera hano ku isi iyaba twazirikana ko ari kugana ku Mana, ikiruhuko cy'ukuri muri Uhoraho. Ivanjiri uno munsi nare twereka nyirizina urugero rushobora kuduha ikiruhuko, Yezu Kristo, Imana nyakuri. Ntandi twaruhukira usibye Imana nyakuri. Nimungane mwese abarushya n'abaremererewe. Iyi invitation, ubutumire niho buhawe nanjye. Twebwe turuhijwe n'ibyaha dufite, twebwe turuhijwe n'ibibazo dufite, twebwe turuhijwe n'uburwayi dufite, twebwe turuhijwe n'amadeni dufite, twebwe turuhijwe n'ibibazo byose birano ku isi bidushikamiye, bitubuza amahoro, bwa bucakara bwo mu Misiri n'ibindi byinshi cyane bitubuza amahwemo. Ati nimungane mwese. Mbega invitation iryoshye koko. Birababaza kubona Imana yadutumira ntitujyeyo, ariko abandi badutumira tukaba twajyayo. Bya bindi bya yahene y'inkunguzi yanga gukurikira umushumba yigaburira ubwatsi butoshye, igahitamo kwikurira mu coma, uza kwicomora n'ikirura nyine kiza kuyitapfuna. Kandi byaba nguko natwe Yezu twinginga ngo naza turuhure, nituze tumugane. Ariko igihe cyagera kuko tukamurya sini, tukigendera, tukamureka, ntitumugane. Invitation niwe wihawe nanjye kugira ngo tubone ikiruhuko kiboneye muri Nyagasani. Amen. Akenshi dushaka aho twaruhukira, ibituruhura ni byinshi. Muri iyi minsi mu gihe cyacu mu Rwanda n'ahandi henshi, abanyeshuri benshi bagiye mu biruhuko, bararuhuka, bishime, bidagadure. Ariko abenshi uzajya usanga bararuhukira muri televiziyo,
bararuhuka kureba amafilimi menshi cyane, kureba imipira, abahanzi benshi bakomeye ugasanga aribyo baruhukiramo, rimwe na rimwe bizabaruhushya ntibazegera na rimwe bagana isengesho baruhukira mu isengesho. Kandi byabamo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo wakoraga cyane witwaga Yohani, ngo akora cyane ku kazi, bamwemera rwose ari umukozi waho ndiko kw'intangarugero, ku buryo yakoraga agakora cyane ndetse akarenza n'amasaha y'akazi. Bamwe yakeza ati koko uyu muntu ko tubona agakora n'igihe shebuja adahari, bimeze bite? Nuko ngo umunsi umwe cyera kabaye ngo baza gukora cyane, arongera agakora neza yenda gupfa. Nuko bari kumwe bariheba. John rero aza kugera igihe arataha, atashya bari kumwe bati noneho John ashobora gupfira mu nzira, ashobora gupfa udakurikije ubuye yakoze, bishoke ko atamara kabiri. Nuko John arataha ajya mu rugo, ariko bari kumwe bagira impungenge bati ko biri kose John ashobora kuba atageze mu rugo, tubigenze dute? Nuko hashize igihe Yohana agiye, baramukurikira ngo barebe niba ataza kugwa mu nzira cyangwa niba atapfuye. Nuko baragenda baramukurikira, bageze iwe ngo babaza akana kiwe bati John ari hehe? Nuko umwana ngo arabasubiza ati mubyeyi, ijambo ugiye kuvuga ntiriguhamure nawe ubanze ubishyire mu nyurabwenge, ntiriguhamure. Nuko umwana ngo arabwira ati muri kwaza papa ari mu buruhukiro. Neza babandi bari bamuherekeje bari baje kumushaka bahita bagira ubwoba. Nibwo rero bafashe inzira barihuta bajya gutabaza, kuko nyine ikintu cyari kidasanzwe. Icyo kibazo kibaye nubwo bari bikemanze ko John agiye gupfa, ati papa ari mu buruhukiro. Ubwo baragenda bajya gushakisha, bajya gutabaza kugira ngo batangire barebe uburyo bashyingura John. Mu gihe gito abantu benshi barakorana, inshuti ze, abavandimwe, abari bari kure bose, nuko bakoranira kwa Yohani kugira ngo batangire igikorwa cyo kumutabara. Bahageze kugira ngo umusezereho bwa nyuma, nuko bongera kwaza umwana bati niko papa ari hehe? Nuko umwana arongera basubiza ati papa ari mu buruhukiro. Ati nahagana he? Ati ngwino mbere cyahandari. Nuko abenshi baraza, abahuruye Kirunga benshi cyane. Nuko baraza ngo bajye mu buruhukiro nyine bajye kureba umurambo, ubundi batangire bashyingure bamusezereho bwa nyuma. Nuko umwana arababwira ati maze rero ubwo mugiye ha mu buruhukiro muzimya amatelefone yanyu kandi mukuremo inkweto, kuko niko iwacu badutoje. Nuko abari baje gusezera ku murambo baratungurwa, bajya mu buruhukiro koko basanga John ari kuvugisha pure, ari gusenga. Nuko bose baratungurwa batangira kubyibaza bati uyu se yaba ari umuzimu? Bandi bati umuzimu se yashobora gusenga, umuzimu se yashobora kuvuga? Bakomeza bajya impaka ku byo baboneye muri ubwo buruhukiro. Nuko igihe kigeze bamwe batangira gusohoka, abandi batangiye gutunganya serikeye imva aho bagiye kumushyingura, abandi bari mu buruhukiro bari gusezera bwa nyuma, anako bari kwibaza bati harya uyu muntu koko nibyo ngo yapfuye? Nuko abandi batangira basengana nawe. Nibwo baje kurabukwa cya kiruhuko ko John ari kuruhuka, ari mu buruhukiro nyine ari kuruhuka, ari gusenga. Naho abandi baracyari nanjye kuvuga mu mandazi, baracyari gushakisha aho bacukura imva, yewe bivuga ko n'ubu batararangiza kumushyira mu mva kugira ngo babe bamushyingura. Rero cy'Imana Yesu Kristo akuzwe. Reka dusoreze ku tuntu dutatu tuza kujya gufasha kureba aho uruhukira, ninde ujya kuruhura ubundi. Icyambere uburuhukiro. Uyu mwana nubwo nyine iri jambo bamwe bakeka ko ari nk'iry'abana nyine uburuhukiro, ariko buri uburuhukiro ni ahantu hose uhungira. Umuntu wese ushobora kubwira ibyaho byose byari bikuremeye, byari bigushikamiye, nuko agakuruhura. Yesu nyine niwe karuhura. Abantu benshi batazi ko isengesho riruhura, nyine ari uburuhukiro, aho dushobora guhura n'Imana, le repos éternel, tugahura n'Uhoraho kugira ngo turuhure. Papa ari kuruhuka ngo kuko nyine umukozi wese wiyubashye akora imirimo ariko akaza gutaha aruhukira kwa Yesu, akaruhukira muri chapelle, agasenga, akaruka n'umubye Bikira Mariya, akamwiyambaza. Ngo kwiyambaza chapelle ngo ka meditation, adoration, gusenga, kuruhukana na Yesu. Icya kabiri twazirikana nuko muri nosi abantu benshi bari kwishwa na surmenage, ukora imirimo myinshi gatuna bwene, ariko ntibazigera babona akanya ko gusenga, ko kuruhura roho yabo,
ngo begere Nyagasani uko bikwiye. Imirimo myinshi y'urudaca, activisme, tugakora cyane, ariko ntituzigere tubona kwegera Yesu kugira ngo turuhure. Byaba bikumara iki kuba uri umuntu ukomeye, uravura, uri muganga, ukora ibintu byinshi cyane, ariko ukora mu ngoro y'Imana shwi, ukabona ibifaranga byinshi, ukagira na dogutora nyinshi cyane, ariko utigera wegera Yesu kugira ngo unazimuture, kugira ngo umusenge, kugira ngo muganire. Umwana utaganire na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Ni ngombwa rero kongera kwegera Yesu kugira ngo turuhure. Niwe nyirizina ikiruhuko nyakuri, niwe utangiye ikiruhuko gikwiye. Icya gatatu ni ikibazo dufite abantu benshi muri no minsi cya crise, aho ubona abantu benshi bihunga, ntibivugishe, bagahunga imitima yabo bakagenda, kandi bakaza kubagira ko umutima nto duhurira n'Imana. Ngiye ibitaramo, ibintu bibomborana, urusaku, imiziki ikomeye cyane, utubyiniro twinshi cyane, nuko rero kureba imipira, amateleviziyo, amafilime menshi cyane, nuko Imana tukaza kwiburira umwanya kujya mu ikabare, ibitaramo bishyushye, ibintu birimo urusaku gusa, bombori, ariko ntituzigere tubona akanya ko guceceka, gutuze, guturane n'Imana. Ngiyo silence, ngiyo adoration, nguko kuzirikana, gushengerera, kuganira n'Imana. Nawe rero numenye ubwo bwenge bwo kwicara ugatuza, ugaturana na Yesu muri chapelle, muri kiliziya, mu ruhukiro, uzatekana, umererwa neza, ubana n'Imana, ugendane n'Imana, uruhukane n'Imana. Iryo banga ryo muri chapelle, iryo banga ryo kuruhuka neza, gufata iminota ukagumana na Yesu. Muvyeyi, ngi rero umukoro nawe uza gukora umunsi, kuruhukana na Yesu, kugumana na Yesu, gufata akanya ukihererana na Yesu nyuma y'imirimo, examen de conscience, kureba uko umunsi wagenze, ukaruhukana na Yesu. Ati Yesu binabikoze, wakoze Yesu, Yesu binabyishe, Yesu mbabarire, Yesu bintabwo nabikoze neza, Yesu mbabarire. Utyo umunsi wawe ukaza kurangira uri gusabira imbabazi, umunsi wawe ukaza kurangira uri gushimira Imana, umunsi wawe ukaza kurangira uri gusaba Yesu kugira ngo n'ibindi bikomeze bigende neza. Kubera iki? Waruhukanye na Yesu. Nawe mufurije ikiruhuko cyiza. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ari Masumbuko Ladislas, Diocese ya Cyangugu.